ntekereza ko bigaragara neza ko iyi ari inama ya kabiri yabereye imbere ya nyakubahwa minisitiri w'intebe ku kibazo gikomeye kijyanye no kwishyura imyenda izwi nka FPI. Uyu munsi twashyikirije nyakubahwa minisitiri w'intebe raporo ya mbere igaragaza uko iyo myenda yashyizwe mu byiciro. Twabonye ibyiciro 6 by'imyenda kandi twizera ko ari raporo yakozwe neza kuko igaragaza buri mwenda, inzitizi zibangamira kuwishyuza, ikanadufasha gutegura ingamba zo kugaruza no kumenya inzego zifitiye ububasha. Icyakora sinifuza ko bavuga ko ari ukwishyuza ku ngufu gusa, ahubwo bavuga kwishyuza imyenda kuko hazabanza kubaho ibyiciro byo kuganira n'abafite imyenda kugira ngo bishyure ku bwumvikane, ariko abazanga cyangwa bakinangira bazishyuzwa hakurikijwe amategeko, harimo no gukoresha ingufu zemewe n'amategeko. Ubu ni ubutumwa bwo guhamagarira abafitiye FPI imyenda bose kubahiriza inshingano zabo no kwishyura. Azagera igihe bitazongera gukorwa mu bwumvikane, ahubwo amategeko azashyirwa mu bikorwa ku gahato. Ikindi, hashyizweho amatsinda 3 yihariye azakora ku ngingo zitandukanye. Nyuma y'ukwezi kumwe ayo matsinda azatanga raporo ya mbere imbere ya minisitiri w'intebe. Hazanatangwa amatangazo anyuzwa mu bitangazamakuru kugira ngo abafite imyenda bamenye icyo basabwa gukora. Icyakora twatangiye kubona ibimenyetso bishimishije kuko hari bamwe mu bafite FPI imyenda bamaze kutwandikira basaba ko bagirana ibiganiro byo kwishyura mu bwumvikane. Ibyo tubifata nk'intambwe nziza. Buri kwezi tuzakomeza kugeza raporo ku buyobozi bukuru ku rugendo rwo kwishyura iyi myenda. Ntabwo turi mu gikorwa cyo guhiga cyangwa guhohotera abantu, ahubwo twibaza tuti niba hari uwafashe amafaranga ya leta ntiyayagarura, ninde uri mu makosa? Uwo usaba ko amafaranga yishyurwa cyangwa uwafashe amafaranga ntiyayasubiza? Iyi komisiyo yashyizweho mu mabwiriza ya Perezida wa Repubulika ubwe kuko byatangajwe mu nama y'abaminisitiri. Ni komisiyo igizwe n'inzego nyinshi za leta, bityo abazishyura imyenda batagomba gutekereza ko bazabasha kuyihunga. Mwabonye uburyo inama yateguwe n'inzego zitandukanye zayitabiriye. Ubwo ni ubutumwa busobanutse bwerekana ko bizagorana cyane abafitiye leta imyenda kuyihunga. Ndabivuga neza, ibihano nabyo bizafatwa n'inzego nyinshi za leta icyarimwe. Abazakomeza kwanga kwishyura bagomba kumenya ko amategeko azabakurikirana ku buryo bwose bushoboka. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye gahunda nshya yo kwishyuza amafaranga menshi yari amaze igihe atarishyurwa ikigega gishinzwe guteza imbere inganda kizwi nka FPI cyangwa Fond de Promotion de la Industrie. Aya mafaranga abarirwa muri miliyoni 350 z'amadolari y'Amerika, kandi ubuyobozi buvuga ko kuyagarura bizafasha kuzahura ubukungu bw'igihugu no guteza imbere inganda.
ni inama yabaye kuwa kabiri tariki ya 21 Nyakanga 2026, aho Minisitiri w'Intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Judith Suminwa Tuluka yayoboye inama ya kabiri ya komisiyo idasanzwe yashyizweho mu gukurikirana iki gikorwa cyo kwishyuza ayo mafaranga. Nk'uko byatangajwe na guverinoma, iyi komisiyo yashyize imyenda yose mu byiciro bitandatu kugira ngo buri cyiciro gikurikiranwe mu buryo bwihariye. Byitezwe ko ubu buryo buzafasha kumenya neza abafitiye FBI bose imyenda, ingano y'ayo mafaranga ndetse n'uburyo bwiza bwo kwishyuza aya mafaranga. Nk'uko byatangajwe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyi komisiyo yashyize imyenda yose mu byiciro bitandatu. Komisiyo yanashyizeho amatsinda 3 yihariye azakora iperereza no gukusanya amakuru ku myenda yose itarishyurwa. Aya matsinda yahawe ukwezi kumwe gusa kugeza kuri ubu kugira ngo atange raporo ya mbere izafasha guverinoma gufata imyanzuro ikurikira. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko yo izabanza gushyira imbere ibiganiro n'ubwumvikane n'abafitiye iyi FBI. Nabikubwiye ni ikigega gishinzwe guteza imbere inganda hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ubundi yavuze ko aba bose bafitiye umwenda iki kigega bazabanza bakagirana ibiganiro n'ubwumvikane mbere yo gufata izindi ngamba zikomeye, bakumvikana niba baba bagomba kuba bakishyura cyangwa se leta igashyiraho izindi mbaraga, cyane ko yamaramaje igomba kubona amafaranga yayo. Ku kibi ni ikizi igomba kuyabona Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko nyuma y'ubwumvikane abatazishyura ntacyo bazavugana, ubwo leta igomba gushyiraho gahunda yo kwishyuza ku ngufu byemewe n'amategeko. Ni ku ngufu ariko byemewe n'amategeko. Amakuru ava muri guverinoma agaragaza ko bamwe mu bafitiye FBI imyenda bamaze kwitabira ubu busabe, bagaragaza ubushake bwo gukemura ibibazo byabo no kwishyura amafaranga basabwa. Nubwo hari benshi nabo n'ubundi baburiwe irengero cyangwa se badashaka no kwigaragaza kugira ngo iki kibazo babe bagikemura ndetse banatanga amakuru y'uko bazishyura aya mafaranga. Iyi komisiyo idasanzwe yashyizweho hashingiwe ku mabwiriza ya Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ndetse intego nyamukuru ni ugusubiza FBI ubushobozi bw'imari kugira ngo ishobore kongera gutera inkunga imishinga n'inganda n'ibikorwa by'iterambere hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikigega cya FBI gifite uruhare rukomeye mu gutera inkunga ingamba, gufasha ba rwiyemezamirimo no gushyigikira imishinga igamije kongera umusaruro mu gihugu. Iyo amafaranga yacyo adasubijwe ku gihe, ubushobozi bwo gutera inkunga imishinga mishya buragabanuka, bikagira n'ubundi ingaruka ku iterambere ry'ubukungu. Guverinoma ivuga ko amafaranga azagaruruzwa azifashishwa mu kongera ishoramari ku rwego rw'inganda, guteza imbere ibikorwa by'ubukungu, guhanga imirimo mishya no kongera amahirwe ku rubyiruko n'abashoramari. Mu gihe guverinoma ikomeje gushyira imbere ivugururwa ry'ubukungu, abayobozi bavuga ko
gukusanya imyenda ari imwe mu ntambwe zikomeye zigamije kubaka ubukungu burambye, kuzamura urwego rw'inganda no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage, cyane ko miliyoni 350 z'amadolari y'Amerika yana amafaranga menshi cyane afite ikintu yafasha n'ubundi muri ibi byose, muri iyi gahunda abayobozi ndetse na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite muri manda yabo ndetse n'intumbero yabo muri rusange. Ubu aho bigeze, ikigaragara ni uko abafite imyenda bo hari abagize icyo nakwita nk'ubushake bwo kuganira na leta ku buryo iyo myenda izishyurwa. Hari abandi bo bataragaragara, twebwe icyo dukomeza gukurikirana nka The Quick Times News, ese imyenda Kongo koko yishyuwe cyangwa n'ubundi bikomeje kuba byagorana nuko ibintu bimeze. Turakomeza tugukurikiranire, nta mpamvu tukubwira ngo komeza ubane natwe hano kuri The Quick Times News, kandi ujye uduha n'ibitekerezo ubundi ibintu byose bigende neza. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyafite imyenda myinshi, ubwo no kureba niba bazayishyurwa ndetse bagakomeza n'ibindi bikorwa by'iterambere hariya muri rusange. Komeza kugira ibihe byiza, ukurikire The Quick Times News, ubundi dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye biri imbere.